kaya mashashi abana bashyira amashashi mu karima kugira ngo usinze kubona umuntu bakobwa karame hako subaye iki kusimana yagira uhamagara nisubaye rero uraho ngaho iriga watimaje nisurabona narimo ndabagara imboga zanjye se bambwiye ngo ntizizakura reba ukuntu zimeze izo mboga zawe uhora ubagara zanze no gukura ziri aho ngaho wumve urasetsa zarakuze buriya ni ishyaka nuko ngaho komeza aho ngaho ngo uri muri izo mboga kugira ngo mbe ndi nkese ibyo nakoraga bintu ngaho rero genda ujye kwitaba nde hari ubwo ari nigize nkubwira ngo ujye kuzirika ihene ku murima w'abandi utambwira byagenze gute utambwira ko zonye kumuhira aho umutindi yanditse kuko ntago riva ngaho komeza uvuge gutyo noneho ubwo sha nusanga bazanye ku kagari ibyo ni ibyawe ngo si unyitabira nkwitabira basumva nkubwira migena zihaziritse nubona ntinzuzu ndebe sibyo umva yewe nubona ntinzuzu ndebe kandi nibamvuga n'ukuri kw'Imana birakureba nkureba birandeba jewe ngaho tebera n'ukuri kw'Imana uyu mwana nzamugira nte koko ako kabyeri karakonje siko ukunda se cyane wabimenye rwose ahubwo mbwira ejo bundi wari wagiye gukurikirwa amagana ese usigaye wibagirwa bigezaho ibuka tugiye kuhashyira ishami rya kampani yacu usiko kuko ari byo wabimbwiyeho none sigaye nibagirwa nyine hari n'akantu ushaka kukubwira kanambuke dore kumwiyenza padweso noneho ko ndeba agiye gutera ikirenge mu cyanjye nzabigira ntebe nzabaza kabisa uzaperereze sinapfa mageze ku buzima bwacu cheers akiyo ni rikeri akareka ari brave fata akarahure kawe mubwire muri weekend ndashaka ko tuzajya kukanywera he ku mazi ku Gisenyi abanza birahirire wasanga yasinze yabyemera ariko rero kataragera no kundi bakoko ngo nasinze ahubwo nimagina ko turi mu ngo ahubwo noneho uyu munsi ugiye kuba wacu twicare tuzima serious mbibu arutegereza none se muri weekend ko numvaga twajya gusura Murerwa ko numvaga twajyaga kumuhemba aryo ko si wowe umpamagaye ni ntukubye ariko wumva ikibazo alo yego niwe nshobora kutaboneka muhereye ngo mpabasange habaye iki umunsi wanjye barawishe bigenze gute gusa reka mpindura imyenda ndakubwira ngarutse sawa ngaho genda ubundi famiye zigeraho zigacira ugatera story ukaganira n'abana reka ndi umwana uri umwana umaze kuba umugabo ibyo nawe ntukajya ubyigira ngo uri umwana jya umenye yuko nawe ejo uzashaka mbibona ariko ntabwo biri hano hafi reka ndebe uriya mukozi rero ndebe yuko ari byo yahishe abanze mere kuri aka ngaka hari igihe ashobora kwinyabya akagaruka kugira ngo tubirengagizeho gatoya kandi ni petit frère ni iranga ubundi
Robe waje. Uriwe. Urakoze. Umva inzara yarinyishe. Ibishyimbo nabonaga bitari bugire. Ndaje ndahitereka ntore ibishyimbo vava nterekeho mpite nturye. Uretse shaka. Ibishyimbo nabanje gushaka inkurega inkwi zaje zari zashize. Iyi myotsi se mwana wa mama uzayigeza he nayo kweli? Iyi myotsi rero inkwi shani zabaye ikibazo n'iyi mvura n'iki byose riga wese kugira ngo biba byoroshye. Ubu nari nkuzaniye amandazi nibwira ngo ibishyimbo nibura byamaze gushya urishe. Ndaje ndahita mpisha ntugire ikibazo. Nusu inzara ntiyakwishe. Oya nyine ndihangana. Ariko nibigera birega birahita bishya kuko hari udukwi nyine nari mbonye ndahita mbigira vuba vuba. Dore mungu. Mungu ziriho nawe wajya kubona zikuru. Reba no kuri wicaje akuse reba wicaje apantaro hasi kandi nari maze kwimesa mu kanya. Sinabonye bahakubuye se nta kintu bitwaye. Wese kuhica. Utazi kumesa ukuntu muvunaho. Ngiye guteka ibishyimbo vuba vuba. Amara nawe urahita urya mu kanya sibyo? Ahubwo Ugiye kurirya? aya nta mandazi nshaka. Uzi ko uriho nayaguriye Ni ukuri niko siko nari nkirimo kugira gutora. Oya basi. Abantu nawe gwe. Oya nta kindi gukeye. Okay. Yango nawe ngiye guteka vuba vuba. Hari byose mana ya. Ngaraka nashaka gusaka. Ko nturakarena. Baretse. Ejo bundi Devota yazaza iwabo amusaba akanjyana mu mujyi akajya kunsabira y'akazi. Kundi munyumvira? Mako. Umva ibintu utangiye. Ariko ubundi abakobwa mutari nze kujya kwirirwa mubungera umujyi. Nta mahoro mugira. Nasuga abakobwa bose bagiye mu mujyi bagiye kubungera. Atari ukubungera se n'ikihe kindi mwa mugiye kumarayo. Mako, ibyo bintu utangiye giye nkubwire. Oya. Mwana wa mama mva nkubwire. Ibyo bintu ntabwo nabyemera, ntabwo nshobora kubyemera na rimwe. Kujya mu mujyi. Kano gushaka akazi bisanzwe. Ariko akazi biki? Urumva nasoni? Mako. Cyangwa ni kare gahungu ngo ni Claude gatangiye kugushyiramo ibyo bintu. Ubu mba nakwitayeho iyo mba ndimo kugerageza nkakugurira amandazi ngo karaga sense katazakurarura warenze ukambwira ibintu byo mu mujyi. Uba nyine wirakara nyine ntabwo ubwo nzajyayo nyine ntaho nzajya. Oya iyo utangiye kuzana ibyo bintu cyangwa ni ka gahungu ni Claude katangiye kugushyiramo ibyo bintu. Mba nkuguriye amandazi nanga yo kujya kwandagara hariya ngo hagira abandi bayakugurira. Mako twumvikane. Mbabarira Robert n'ukuri ntaho nzajya. Ntuzongere nawe kumbwira ibintu byo mu mujyi rwose. Reka nshaka ibijumba nihere ikibwana. Shira urufunguzo rwa hariya ko kuri saro mwarushyize ku kabati warubuzeho. Ntarwo nabonye. Bose Paxo yaba yarushyize. Ntabwo mbizi. Ahubwo se mbwira. Yari wambwiye ko ujya ku Gisenyi. Cyagenze bite kutagiye? Yego. Ejo nagize akazi kenshi ubyumva. Uyu munsi rwose ndashaka kuruhuka. Nibyo. Yego. Rero ngiye kuguha ntuzashake yanjye nka nimugoroba nibura umva buri urugendo ujye kundatira nk'aya mafaranga noneho undangurire. Yego ndabikora. Hariho 180. Undangurire amashuka yanjye yashize. Yego. Sawa. Hanyuma nunyura kuri shop uzane bya bintu twabihibagiriwe. Ndabizana nimugoroba. None se kuko mukecuru hajya niwe wambwiye ko arwaye ameze nabi ari kugenda yivuza ataha wamubwiye akaza ahangaha reba kwibana hari n'igihe wenda bashaka kumutekera utu bakamutekera utu natwo tukamufasha. Ariko sheri uzi ko ngiye kugushakira umuti utuma utongera kwibagirwa.
kubera ni ukoze iki? ntabwo wibuka ibyo mukecuru yakubwiye? Ntabwo mbyibuka. Yambwiye ngo iki? yavuze ko atazagaruka hano utarabyara. Sawa nta kibazo. umunsi mwiza. murakoze. Rabe, hari ikintu nashaka kubwira. Nagira ngo mbabarire ibyo ejo bundi navuze ntabwo nari nkomeje. Mbabarire. rero nkubwire kubwa mwana wa mama, mbere y'uko mama agenda yansabye kuzakwitaho, nkagufata neza, nkakora icyo nshoboye cyose ngo ntuzajye ikintu na kimwe ubura. urabyumva? kandi ngira ngo urabibona. yego nubwo utashoboye kurangiza amashuri, ariko nibura naragerageje mu bushobozi bwanjye bwose, nibura wiga 6 ya mbere. ubu hari uko ntagize koko. mba ngerageza kugira ngo ndebe ko wabaho neza. nawe uzengurutse amaso urebe muri kino cyaro cyose, mbabarira umbwire umwe nibura usa nawe, umukobwa umwe wenyine umumbwira usa nawe. hari n'umwe wari wabona? Kuri mbabarira ntabwo nabishakaga kurakara. kandi rega ntabwo nkunenga. nta makosa mba nakoze ariko mbabarira. ndabizi ko unyitaho. mbabarira ni ukuri. ndakubabariye sibyo? ariko rero ninkubwira ikintu ujye unyumva. buremba nkurebera aho mama na data batari, njye mba mpari, sibyo? ninkubwira ikintu ujye unyumva, umenye ko hari impamvu nabikoze, sibyo? urumva? ngaho ngwino hano. ujye ugerageza ninkubwira ikintu ntukagire ngo mba nkwanga, mbagerageza kugira ngo mbone ko wabaho neza, sibyo? rega ndakurebera. ese buri ibyo wambwiye buriya ni koko? Wahora n'iki? cyakora nsigaye mbona nduru yaratuje. Ega ikibazo ni mabukwe. ariko ye ubu si igihe cyose gishize, ubu nibwo yibutse ko afite umukazana utabyara. Wahora n'iki? wagira ngo umuhungu we nawe arabizi yuko abyara. si nk'ibyo byose se? ariko se ubundi se ko nta n'urwo rutagira ibibazo? ibibazo gusa wagira ngo n'iki saya n'igihano njyewe mfite. ariko ubundi wazivuje ko hari umupfumu nzi uvura. Umupfumu?